Madamu Mutabazi sinzi ko byagiye. Barambeshe. Barambeshe ni muzanye makuru siko mubona ushaka amatike. Ndi Madamu Mutabazi rwose. Abantu bose barivuze ariko ntabwo ndi Madamu Mutabazi. Ntabwo babana ntabwo bashobokana. Ariko kubera wasanga byo bavuze n'ukuri. Abandi turamugura arirata ariyemera. Ntabwo niyemera buriya iyo uzi umuntu iyo uzi ahe hashize nahe hazaza wavuga ibintu bikeya. None se ko ibyo bavuga ni ukuri? Ntabwo mbizi ubwo ni wowe. Ntabyizi. Ibyo ugira ibanga no gutangira amakuru utamaye ntacyo bitwaye. Ariko buriya iyo utangiye amakuru biragoye cyane. Hanyuma kwangiza niko bivuze ko ari kwitesha agaciro kutamenya muri we. Tumaze gusobanukirwa ko umukozi w'Imana, umukozi w'Imana ni intumwa y'Imana, abana n'Imana na ambasaderi w'Imana akwana n'Imana. Igeza ko rero hariya mbavuga ko atari ubutwari, ariko kubera ko muri minsi ya none umuntu wese atera akiyanikiriza akaza akavuga ibyo ashaka nta mategeko abimuhana. N'abose kubona ko nta mategeko hano umuntu kuvuga cyane. Uragenda gusa hari igihe ugeraho ukavuga ngo nza kubimenya. Yego. Buri tegeko rishobora guhana umuntu rikamuhunga n'ibyo bigezemo batuvuga ati izi ni ingaruka z'ibyo navuze nyamara nza kubimenya. Nakubwiye ngo ni ya kamere iharara igaharurwa, sibyo? Ni ya kamere iharara ikagira gute igaharurwa. Ni bya jambo ryo mu gice cy'agatatu ngo uzajya gusembura intambara ufite inama z'ubwenge, uzajya gusembura intambara ufite inama z'ubwenge. Aho abajyanama benshi bari haba amahoro. Bumvise ni ngo kamere y'umuntu irahara igaharurwa, sibyo? Rero igihe cyose hari igihe ujya kureba icyo iyo uzi ubwenge cyangwa se iyo ubane iyo uzi ubwenge, reka mvuge ngo ubwenge kuko hari igihe ibintu dukora hari igihe tubikora n'ubwenge. Ariko kuri ku mutima yewe mfite mu muryango nashatsemo n'umuryango mvukamo harabona nabwiye ko ngiye kubaka ubukwe babutegura neza. Rero ikibazo cyane kigomba kurangira mu muryango, ariko ntabwo ngiye ngomba kuza ngo ndagira ikibazo no ku isi yose. Isi irakumara n'igisi, abazakota abazagusenya uzasubira hasi uzagayika. Ni amateka ibi byose nimo mvuga nzabisiga jewe. Reka twongere tubasuze mwebwe mwese abadukurikiye. Amahoro y'Imana abane namwe, urukundo rw'Imana rubaganze. Uwiteka bishimisha ibyishimo biruta imyaka mwabarijwemo, Uwiteka abashumbusha iby'inzige zariye. Nta wundi ni Bobo. Hano turi rero turi ku Muvugizi TV. Ndizera mumeze neza rero, mwari mumenyereye ahandi, ariko muri no minsi ndi hano ku Muvugizi niho muzajya musanoza duhurira amakuru agezweho, ibiganiro, ubuhamya ndetse n'ibindi umwami azajya ashima ko dukora kuko nicyo yaduhamagariye. Rero imbere ya kamera ntabwo ni njyenyine, ndi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane w'inzobe w'inzobe koko. Muraho? Mikoro yawe irihora? Ndumva iriho ahari, sinzi uko byari biganza. Turi kumwe nande? Turi kumwe nande uyu munsi? Abutangise buriya nitwa Madebora. Hano ni ubwa mbere uhagera? Siko nibyo. Amazina yanjye asanzwe yitwa Mukamutesi Atanazi. Amazina y'ababyeyi yitwa Madebora. Mama Debora. Mama Debora rwose ndatekereza majorite ahantu henshi mumuzi, gusa no ku Muvugizi ni ubwa mbere ahageze. Wari umeze neza ariko? Twari twaraburanye iminsi myinshi, ariko no munsi umwami arabyemeye turabonana. Ni iby'igiciro gikomeye cyane kubana nawe hano ku Muvugizi TV Rwanda. Rero bakunzi b'Umuvugizi TV Rwanda, mureke tubanze dusenge Imana, ubundi twakira no mubyeyi tuganire ku ngingo zimwe na zimwe.
Mwami Imana yacu turagushimiye, uri kwizerwa, uri kwiringirwa, nta yindi Mana ihwanye nawe, uri ndihuri rubasha, uri uwera urakarama. Ngo bana natwe muri uno mwanya, uganire natwe tuyoborwe nawe, umwuka wera wawe atuganze, mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Amadebo, amakuru rero, ino minsi maze iminsi mbona arabaye Madamu Mutabazi, sinzi ko byagenda. Barambeshe ni muzi abanyamakuru siko mubona ushaka amatike. Ndi Madamu Mutabazi rwose. Abantu bose barabivuze ariko ntabwo ndi Madamu Mutabazi. Sando baye we bwari ikibazo. Ntabwo ndi. Kandi nabambeshe. Ntabwo ndi nabawe biteze. Yaratinze. Yaratinze kubaho se? Yaratinze wenda iyo muza kumenyana mbere. Abandi ati ntabwo babana ntabwo bashobokana. Kandi ko kubura wasanga ibyo baba bavuze n'ukuri. Abandi turamugura arirata ariyemera, ntabwo niyemera buriya iyo uzi umuntu, iyo uzi ahe hashize nahe hazaza. Wavuga ibintu bikeya. None se ko ibyo bavuga ni ukuri? Ntabwo mbizi ubwo nibo bambwira. Ntabyo uzi? Abanyamakuru gusa muri abana beza, ariko n'icyo bitwaye kugira ngo izo ziboneke. Tuzajya mu ijuru. Tuzajya mu ijuru. Tuzajya muri imbabazi z'Imana. Twese kandi ni imbabazi z'Imana. Okay. Tumaze iminsi tubona zaga ziriho, tubyita zaga, twabyise ngo ni imihanda. Uza nawe ubivugaho nk'umukozi w'Imana, usa nkaho uri gucyaha kwigamba ngo hariho divorce. Sinzi samugani buriya wenda kuba umuntu yavanga rimara akadivorce akaza kubivuga hano kuri izi mbuga nkoranyambaga byangiza iki umuryango nyarwanda? Byangiza numva byakangiza byinshi, bishobora kuba ubwe nawe byamwangiza ku giti cy'ubivuga, kuko buriya ngombwa ko ugomba kwigirira ibanga. Buryo wigira ibanga no gutangira amakuru utamuhaye ntacyo bitwaye, ariko buriya iyo utangiye amakuru biragoye cyane. Hanyuma kwangiza niko ntibiza ko ari kwitesha agaciro kutamenya muri we, tumaze gusobanukirwa ko umukozi w'Imana, umukozi w'Imana ni intumwa y'Imana, abana n'Imana na ambasaderi w'Imana akwana n'Imana. Ntekereza ko rero hariya mbavuga ko atari ubutwari, ariko kubera ko muri minsi ya none umuntu wese atera akiyanikiriza akaza akavuga ibyo ashaka, nta mategeko abimuhana. N'amaze kubona ko nta mategeko hanyura umuntu kuvuga cyane. Uragenda gusa hari igihe ugeraho ukavuga ngo iyo nza kubimenya. Yego. Buri tegeko rishobora guhana umuntu rikamuhunga, ni ibyo bigezemo batuvuga ati izi ni ingaruka z'ibyo navuze, nyamara iyo nza kubimenya. Ariko mu by'ukuri kuba umuntu yaza akavuga ngo ndimo ndakora iki, nta uri ubimenyeshe, ariko mba ntekereza ko wenda hari impamvu wowe wabivuze. Buriya waba yabitekereje yabivuze ari impamvu yabivuze, ariko mu by'ukuri nk'uko umukozi w'Imana cyangwa se n'undi muntu runaka atari umukozi w'Imana, cyane ko abantu bose ari abakozi b'Imana babitekereza, ariko nta mpamvu numva waza kuvuga imigambi yawe. Ese Bibiliya na gatanya ku bakozi bayo, nk'iyo umukozi w'Imana aho ko wizera ukumva arimo aravuga ngo gatanya? Ni ikintu gikomeye cyane, kuko mu by'ukuri uhagarara ukavuga Imana bakizera Imana muri wowe, bakaba bafite imbaraga. Rero iyo cyagiye umaze gusenya ibyo wubatse, uvuga ngo biba bibaye impfabusa. Ibyo ifashisha rino jambo rero hano kugira ngo tubwire abantu, ni ijambo riri mu Migani 24:3 kugeza ku wa 10. Haravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi bukomezwa no kujijuka, kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo. Mo ibintu byose igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Umunyabwenge arakomeye, kandi ujijutse yunguka imbaraga. Uzajya gusembura intambara afite inama z'ubwenge,
aho abajyanama benshi bari haba amahoro. ubwenge burenga umupfapfa ntabushyikiye. iyo ari mu iteraniro ntabumbura umuntu. ugambira gukora ibibi bamwita umugiranabi. imigambi y'ubupfapfa niyo cyaha, kandi umukobanyi ni umuziro mu bantu. nugamburwa mu makuba kumera kwawe kuba kubaye ubusa. ngo kugambira nabi iyo uri iyo ukora ibintu bibi no mu bantu bahinyurwa. ngo umupfapfa iyo ubwenge bumurenze niho agaragaza ubupfapfa bwe. yego hanyuma aravuga ngo nugamburwa mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ukuye. ahubwo navuga ko hari igihe Satani aza akadukanga tukibagiza ibihe twabanye n'Imana. ariko buriya nta kintu na gito ushobora kuza kwiyegura ku bantu uvuga iki cyane ni n'utwiko ry'umukozi w'Imana. ubundi ugiye mitegeza ku giti cyanjye yego hari ibyakunanira, ariko si ngombwa. ariko uri umunyantege nke kuko uri umuntu, ariko ntabwo kuvuga ko uri umunyantege nkeya. intege nke zawe ari ukwiye kuzimenya, ukwiye gusenga Imana ikagutabara. aho tugiye kuvuga ngo uko twagiye tubidefanda tuvuga ngo ubukungu twatandukanye, aho twaba tugiye guhakana Imana kandi irashoboye. Nemera ko hari igihe cyo kwiga, nemera ko hari igihe ibintu bitagenda neza, ariko ugasabwa kubyitwaramo neza. ntabwo mvuze ko utananirwa, ntabwo mvuze ko ntananirwa, ahubwo ikibazo ni uko ibibazo bije ubyitwayemo ute. nicyo kibazo. naho ibibazo uragira uti ibibazo byo ntibyabura. ibibazo ntabwo byabura kuko umuntu ntabwo waramuremye, ahubwo wowe ubyitwayemo ute. ariko kandi ijambo rikavuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi gukomezwa no kujijuka. kumenya ariko kubivanaza umuriro. umunyabwenge arakomeye kandi ujijutse yunguka imbaraga. rwanga iki ni igihe cyo gusenga ijambo ry'Imana rikatuyobora tukunguka imbaraga. kandi iyo ikibazo kije n'igihe ubundi nabyo abantu ngo hari dayimoni yo gusenga n'idayimoni itari gusenga. iyo hari ibibazo biza rwose ukaba wabisuzugura wowe ku ibikorwa byawe, cyangwa se ukanabyinyura n'umuntu nawe. ariko iyo ikibazo kije gishaka kugira ngo ugihe umwana, uvuga ngo wa mwanya ugihaye uraza kugira gute, uraza gusigara igikomere. kandi iyo bikomeye n'imiramuka byuzuye uba wajagarutse nta mbaraga ugifite. rero simvuze yuko ingo zitagira ibibazo, cyane ko abantu bose badashobora no guhuza. ariko kudahuza ku kibazo ntabwo ari kuvuga ngo bibayeho guhita dushwana twangana. aho dukomeye n'isi ya none umuntu ashobora kugoreka ijambo ry'Imana, umuntu atwara ijambo ry'Imana nabi, umuntu akumva ko amarangamutima yari yazayoboza abantu, akumva ko amarangamutima yari yavuze, akumva ko yazumvirwa. ariko nta mpamvu y'ukuntu ushobora kuza ahangaha. naho tuvugira imbaraga z'Imana, tuvuge naho wagira inama umuntu, naho wakwigisha umuntu gukomera, cyane ko umuntu aba yaraciye mu bintu bikomeye akabona Imana. ya Mana umuntu aba yarabanye nawe kandi iba yaragiye. ubwo nyamwuga kuvuga ngo nta kintu cyane n'Imana. ese aho kugira ngo umuntu agere aho yica undi ntiyafata umwanzuro akabivamo? ntabwo ngiye bihakanye kumenya ko ushobora gushwana n'undi, ariko hari urwego bigeraho wowe menya icyo uricyo. ese uri umukozi w'Imana, ikinyabupfura cyiza, sibyo? abantu bose hari igihe basonza, ariko nose si uko barya, ariko si bajya aho babonye, sibyo? kandi nta kindi abavandimwe babereyeho. umuvandimwe abereyeho kundi mu makuba. igihe dukomeye ukajya kugisha inama abandi, cyangwa se ukarindira Imana. nemera ko Imana nemera ko ikora, kuko narayibonye ndashoboye. rero mu by'ukuri hari n'igihe aba akwenza akavuga ngo kamere ya muntu yaharutswe. burya bobo umenya ko kamere ya muntu ihari igaharurukwa, ntuzabitindeho. ubwo kamere ishobora guharurukwa, ushobora no kubwira umuntu ntiyumve. ibyo rwose ni ibintu bisanzwe, ariko nkawe niwe ugomba gufata umwanzuro. ariko iki ni ikintu dukwiye gusengera, kandi kinababaje giteye n'agahinda. utanakwiye no guseka, utanakwiye no gukinisha. yewe icyo ndengera wa mwana wabyaye. ese bano bana barimo barazira iki? aba bana wabyaye barimo barazira iki? erega Imana izi neza ko hagati muri babiri iz'umuntu. njyewe ndi umugabo wo guhamya kw'Imana ngo kwihangana ukarindira byemeza umutwaro. nemera ko igihe kimwe Imana yaza ikagira ibintu bihindura, ku buryo wakwihanganira inkoni ngo utegereje Imana. ninde wazikubise bobo ko amanyanga asigaye ariho ubu hasi hateye ubwoba. abantu bari ku munzani, iyo umunzani ugeze ku muntu umurya, uzareba ihene igeze ku kiziriko, ari kimwe ishaka kukivaho.
uvuga ngo nticeceka ivuze induru. yego Rero hari igihe abantu bagera ku munzani cyangwa se umwanzi abatera ari babiri, hagati umwe muri bo ataba amaso umwanzi akinjira, sibyo? Kuko Imana yaremye umutware inamuha n'umufasha kugira ngo buzuzanye. Nemera ko umufasha ashobora kureka inshingano z'akazibagiza umwanzi yamuteye. Nemera ko n'umutware nawe ashobora kureka akibagirwa ko afite ubutware bwe, ariko ntabwo bivuze ko wajya kubabaza Imana. Hari Imana dutabaza ikadutabara, sibyo? Ubwo nta muntu uri buze kunyumvisha ko Imana idashoboye, kuko njye narayibonye. Rero ubwo abantu imyumvire ntabwo ari imwe, n'imbaraga z'abantu si kimwe, ariko icyo navuga cyo niko atari ibintu byo kuza kwishimira wari umukozi munagaburaga ibyera by'Imana ngo ejo wongere werekane yuko wananiwe, sibyo? Wananirwa bagenzi bawe bakagufata. Iyo umusirikare ananiwe ku rugamba ntabwo bamujugunya, byanze bikunze hari igihe bamushyira ku rutugu bakamujyana kwa muganga akavurwa, byanze bikunze hari igihe ubona ubutabazi, sibyo? Ariko rero nk'ibi ngibi iyo uzi ubivuga gutyo, nta handi cya cyubahiro cy'Imana gitakara mu bantu. Ati niko abakozi b'Imana bamera, n'ubundi byararangiye. Si ibyo rero, mureke igihe nk'iki tugarure icyubahiro cy'Imana, mureke ubwami bw'Imana buhabwa agaciro, kuko Imana yo guhabwa agaciro. Ariko iyo uje uvuga gutyo ntabwo mvuze ko bitananiranye, ntabwo mvuze ko atari umuntu, ariko hari kondisiyo ugomba guhabwa cyangwa se kumenya nk'umukozi w'Imana. Hari umurongo ntarengwa ugomba kuhabwa, ukavuga ati igihe umurongo singomba kuwurenga, nubwo nawe n'intambara zingana gute, reka ntabazi Imana ifite impamvu. Ariko kuza ukishima ukavuga ngo ngiye ngo urugo rwanjye bimeze gutyo na gutyo, abana banjye ngira umubabaro w'agahinda k'abana, rimwe hari igihe tuba twaravuze tutararezwa. Iyo utekereza rero buri utigeze urerwa, atekereza n'ibintu yigeze gucamo, atekereza n'abariya bana wowe ufite uburemere. Yego twese ntabwo twumva ikibazo kimwe, ariko genda cyumva kuko nigeze ndirwa n'ababyeyi. Yego habamo ububabare bukomeye cyane, habamo kutagira ikinyabupfura, habamo kutagira uburere, habamo ibintu byinshi by'inzitane by'ibikomere cyane. Rero wa mwana niba utawumva ububabare. Ko bivugwa ko bamwe bari gusenya kugira ngo bisangire abadiaspora, ikintu cy'abadiaspora cyo kibona ute? Ariko badesmani bakanababeshyira badesmani hari igihe uba wifitiye irari. Ndetse abantu bose basenye niko babashatse, ntabwo ariko babashatse. Hari igihe ushaka n'abihanga ngo mutabazi kuza kwideklara kuri social media. Inshuro nyinshi nyine baza kwideklara kuri social media, ariko hari ikindi kintu cyabaye. Kuko sinibaza mbere byagendaga bite, mbere ko umukozi w'Imana yubahaga. Mbere umukozi w'Imana hari igihe mwashobora n'umuntu akagenda anyereye, ariko igihe kikazagira nk'uko Imana akamusanga, urugo rukongera kubakika mu ibanga nta n'uwigeze nabireba. Cyangwa se n'abandi banabimenya bakanga kutumvikana, umwe akaba ahebererekera undi, akagenda agasenga n'undi agasenga, Imana ikongera ikagaruka. Ariko mu by'ukuri kabayeho gutibana, habaye kudata inshingano. Umugabo ni umwugariro w'urugo, buriya cyane aza kuvuga ngo hari icyananiye. Uri umugabo ntabwo bishoboka. Ubwo reka tujye tugira abantu bakomeye. Yego. Nuko niba umuntu umwe aje akabivuga, n'undi aje azavuga ati nagase ntiyabikoze. Hari n'igihe kandi ibigari hari igihe umuntu aba yabuze imbaraga, nawe akakujyana gukura akabura imbaraga, akakwereka ko ubuzima buryoshye, akwereka inzira yaciyemo, yuko yabeshye akabona imodoka, yuko yabeshye akabona inzu, yuko yabeshye akava mu rugo akajya mu rundi. Urumva? Noneho nawe ukabigenda ukakata ko se kunaka byamuhiriye, mpamvu ugiye bitampira, ariko ingendo y'indi iravuna. Niyo mpamvu ndikubwira niko nzi inshuro nyinshi hari ibigari abantu bagendamo, ugasanga umuntu yanduye imico atarasanzwe afite, ukishinga ingendo y'undi, kandi ingendo y'undi iravuna. Biravuga ngo ni mugumu ko mwarize gute mwahamagawe. Ntabwo kuba wabwiye gatanu, wabwiye kane, wabwiye gatanu, yego ingeso umuntu wese afite ingeso, kandi ingeso zipfa nyirayo yagize gute yapfuye. Ahubwo kandi dufite kamere, iyo twasenze burya mwuka araza akicara hejuru ya kamere. Yego nicyo cyiza cyo gusenga. Ariko iyo umwe hagati yo wubatse hari ikibuga cy'ibigeragezo ubuhinduriwe, mu ngo hari ibintu uba wiyemeje, kandi kwiyemeza ni ugushobora. Igihe cyose mbona niwemeza ikintu ngo nzagira kuri iki, nzasa gutya, nzaba umuntu umeze gutya, byanze bikunze uriyemeza kandi ukabigeraho. Rero nta gituma ushobora kuba ikibazo cyabaye mu rugo, kuko urugo se n'ubundi mwanahuza cyane n'umuntu nawe uriwe, sibyo? Ariko nanone ntabwo kuza ngaha utubyishimire. Ndimo ndavuga ariko mfite abana, mfite imbaraga z'abana. Yego.
kandi harabona gahuriye harabona abwirije shenya imitima ya benshi kondisiyo ndazibagiwe dusome ijambo ry'Imana twumve icyo rivuga nugamburwa mu makuba gukomera kwawe kuzaba kuri rero suko ibyago n'amakuba bitazaza kumukiranutsa ariko Uwiteka amurinda muri byose wahirwa uzana iki ibigeragezo hahirwa ihanganiye imugerageza suri kandi ngo uzana ibigeragezo ntuzagera gute ntuzabona ishyano yes niba uri umugore mu rugo amenya ko igihe kizagera ukabona ishyano niba uri umugabo amenye ko uzabona ishyano ahubwo abantu baribagiye isi nyeganyeje abantu iyo utekereza umuntu uritekereza ukavuga ngo ariko ejo sinzapfa yego buriya umunyabwenge iyo ashaka niyo ndahita mubwira akamubwira ariko uribuka ko ejo wapfa ugahinduka ururimi umunsi ntazi nawe utazi uzapfa nta kintu bizabikumariye ahubwo mureke abantu twemeze dusome ijambo ry'Imana ningira intege nke bobo nze nkurireho hari abantu Imana yahamagaye bafite ibiganza biva imbabazi twuzuzanye ningira intege nkeya umfate winsonga ariko ntabwo ari byiza ibisi ikintu cyo kwishimirwa cyo kumva ngo wasize abana warababyaye ikintu gikomeye haguruka usenge hari bibabije kugusenya kugira ngo bikwambure ibyiza biri imbere ubundi umwanzi ikintu azi imbere yacu ko ari heza yego iyo amaze kumenya ko imbere uzaye n'umuntu bano umuntu akubonaho akakubonaho iyerekwa cyangwa akakubonaho ko uri mutera imbere byanze bikunze umwanzi amwinjiramo cyane umwanzi amwinjiramo maze iminsi mbibona umwanzi akamwinjiramo ukabona neza umuntu mu gitondo yahindutse yego utaruzi kuko ni umuntu niyo mpamvu n'umwanzi rero aza akareba imbere akavuga ati boba ariko uziko cyangwa Madebo uzi ko afite imbere gutya bandi bantu uzi ko runo rugo ruzaba rwubakitse neza kandi abahungu n'abakobwa babyaye bazaba bageze ku rwego bazaba babafasha bobo nzi imiryango myiza yabaye inyangamugayo bobo kuba inyangamugayo birashoboka yego kuba umuntu wiyemeza ukemeza ukavuga ngo ngewe n'Imana yanjye ntabwo nzayirekura hari igihe cyo kugeragezwa hari igihe cyo kurya fosfatine cyangwa se serelake hari igihe cyo kunywa amata hari igihe cyo kuguguna amagufwa hari igihe cyo kurya imyumbati hari igihe cyo kugira umwuma ukabura amazi yo kunywa ibyo bihe byose bigomba kubaho ku muntu ukiri mwiza nk'ibyo ariko wikiza woroheje ubuzima wiyoroshye ntabwo ibintu byose bizagenda neza ariko usabye kubyitwaramo neza naravuze ngo hari ikintu hari urugero ugiramo iyo wubatse ukabona yenda ibibazo biraje mu rugo iyo uticaye ubwawe ngo utekereze ntagire ugutekereza wowe ubwawe aho kugira ngo umuntu abanza gutekereza abanza witekereza yego hanyuma ujya gusaba igitekerezo wiyemeze uburyo ushobora kuza gusaba igitekerezo nakubwira ariko we n'utayitekerejeho ntabwo bizashoboka ariko iki si ikintu cyo kwishimira nk'umukozi w'Imana tumaze kubigira ibintu bikomeye cyane zagara niba sura umukozi w'Imana ukaza uvuga ibintu n'ejo wawe undi waje gusanga urumva utaramusenya imitima y'abantu benshi uzaba uri gukora iki gusa uzaba uri kuyubaka utaramusenya imitima y'abantu benshi se cyane niba se wowe ufite amakimbirane kandi twakubonagamo itara ryaka umukozi w'Imana numva bizagenda gute hari igihe cyo guterwa iyo watewe uvuza induru kandi ivugije induru uratabarwa ntabwo mvuze ko utaterwa ariko guterwa hari aho bavugiriza induru hari aho bavugiriza induru barira hari aho bavugiriza induru baboroga bagatabaza y'Imana ngewe nemera ko nananiranye ni ukuri Imana ndayinaniye se n'uwo twashakanye yananiranye none se Imana iramunaniwe ntabwo imunaniwe ahubwo twebwe twariyoroheje abantu bareke dusubire twongere dusubire ku gicaniro twariyoroheje cyane twiyohereje inzira z'ubusamu twaciye jya uyu munsi rero urabizi iminsi tumaranye si nyaca ku ruhande iyo ari izina ndarivuga bigaca uko byagaciye witegereje nk'umubyeyi ibintu Mutabazi arimo aravugira kuri social media ese buriya ko Mutabazi wemera ko ari apotre ntabwo nabihakana kuko ntabwo nigeze muhagera nase izina arihabwa ntabyo nigeze kurihabwa ni kimwe no gukora ibyaryo nyine vuga ngo ikibazo natwe tugize niko izina nk'ubu dutandukanye uwari uzi ko Madebo ari umukozi w'Imana kuko umwana w'Imana agwa mu mazina turahuriyemo ariko kuba umukozi w'Imana ni irindi pete mvuga ngo Imana ishaka gukwambara yego ukasanga ndi mu marorerwa ni ukuvuga ngo ikibazo si Mama Debora ahubwo ikibazo ni rya zina naje nita imbere yawe so urumva kuko izina nicyo kibazo niyo mpamvu ugomba kurinda iki ubusugire bw'iki bw'izina ryawe bw'icyo uri cyo bw'akazi ukora sibyo yasa n'umukozi w'Imana ufite icyuma
wateze umuntu muguru ushaka kumwica nuko ngo ni ikibazo gikomeye. Rinda icyo uri cyo, rinda icyo wamenye, rinda icyo wahawe, icyo nicyo ukeneye kurinda. Yego. Ariko kubera ko nyine kandi nta kibazo abantu basigara fieri, umuntu avuga ibyo ashaka, umuntu araza agateranya undi, umuntu araza agasebya undi, barabyeranye inshuro zingahe. Ariko nyamara buriya namaze kubona Bobo, gusobanukirwa buriya Imana ni ngari, gusobanukirwa imikorere y'Imana ni ugufata umwanya ugasenga kandi ugasoma ijambo ry'Imana. Je nasanze iyo urimo uvuga mu bibazo Imana ntigutabara, ariko iyo ucecetse Imana irasirika avuga ati wacecetse, wabonye ko intambara gufite ariko gihe wabonye ko mfite imbaraga. Niyo ubutabazi bw'Imana bujya buboneka rero. Si uko intambara zitariho ziriho zizanabaho, nta nubwo mu isari wacu tuzahababarira, nta bintu byose bizahora ari amina, ariko bigusaba guceceka no gutuza ukabwira Imana ati Imana ngewe ndi umukozi wawe. Buriya umukozi agize ikibazo mu kazi, ntabwo umukozi ajya kwishyura, yaba ari Rwanda Revenue, ni boss ugira gute? Ni boss ubibazwa. Ni boss ubibazwa. Niba ngende umukozi w'Imana njye ufite boss. Niba nabyo umwana akangirageza boss wabibonye. Niba nashatse uwo mugore akanyigisa nk'umugabo akanyageza boss wabibonye. Yes araza kabihindura. Rero iyo tuje tuvuga gutyo tukaza dusenyana, cyangwa se tuvuga ngo ngiye byananiye, ntabwo ngiye duhuje ngo y'Imana ubuvuzi ubuyihinyuje, ukanayihinyura mu bantu, ukanakamura abantu bagasigara bafite ubashyizemo iterabwoba, uberetse ko nta Mana iriho. Yego. Twavuze ubutumwa twambaye ubusa, ariko Imana ikavuga ati burya wamvuze Imana ni ngo Yesu yavuze ngo ntabwo nzafata icyuhero cyanjye. Yego. Ngo ngihe iki ibi bishushanyo bibajwe. Yes. Ngo ngihe n'umuntu ngo yitirira Imana, Imana avuga ati ntabwo bizashoboka. Niyo mpamvu ushobora kuvuga Imana waburaye, Imana ikavuga ati wamvuze neza reka nkwambike. Wambaye ubusa reka nkwambike, ntabwo wariye reka nkwambike. Iyo uzaho Imana yagukuye, iyo uzi ububasha n'ubushobozi, cyane cyane ko abantu muri minsi bisinjirije, ariko utishinjije ukabana n'Imana amaso, Imana irakurwanira. Ngiye mama Debora nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo intambara ntazagira mu ruhara, Yesu azazirwana. Ibi byose tuvuge se ko biri guterwa no kutibuka aho yatuvanye. Yego. N'umurengwe. N'umurengwe. Kabatabigera dufite kira. Undi bura twibagiranye. Uyu abantu baribagize, abantu barabohotse. Dufite iki? Niyo ni kwa kwishuka ko umuntu singaye ijambo rivuga ngo iyo uri umunyeki ukora ibibi. Umuntu wambaraga umwenda umwe, Yesu nta kintu atakoze kandi ngwize ukuri. Iyi Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru ntawe itarengeye. Uzi neza ko tugiye tujya imbere y'Imana turi imbabare. Ariko rwose Imana ikagusima mu munota mukeya, kuko buri umukozi w'Imana iyo ugira ubuntu Imana iraguhamagara ikagushyira mu murimo wayo, kuko yagushyira mu murimo wayo ikaguha abantu bakaguha iki ibintu. Ubwo ni ubuntu uba wagiriwe burenze ubundi buntu bwose, kandi budapfa kugirirwa n'abandi bose. Nyavuga ngo Imana ntino bana bakubutoni, ariko Bobo hari igihe Imana itonesha. Yego. Uranyeme Yego. Noneho ukwishyira hejuru no kwirata, rero ngo kwishyira hejuru kubanziriza kujya gutekwa, ukibagizaho Imana yagukuye, ukumva niba ufite mu mashuri yawe ugomba kumva ko ugomba kuyaririmba. Noneho ukirata kuri wa wundi yedute nayafite, yemwe umukozi w'Imana, Imana ikuzame mu rundi rwego. Giye byo mvuga narabibonye, nabonye abantu bibagiza Imana aho yabakuye. Noneho iranakuzamurira ubuntu, irakuzamuye yenda na wamufasha wawe cyangwa se n'umutware wawe, umwe muri mwe muzamuye kugira ngo mwese mubone umugisha. Ntabwo ikuzamuye kugira ngo wirate ku wundi cyangwa se mu mubere ikigeragezo. Ubundi kirazira kubera dodana umuntu. Mwese mube mwisi mubana amahoro. Yesu yavuze ngo basigiye amahoro. Ayo mahoro niyo ugomba kubanza gutanga, ukajya kuyaha n'abandi. Niba mu rugo udafite amahoro, udatanga amahoro, wijya kuyaha abandi kuko ntarifite. Yego. Ko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Umuntu yatanga icyo adafite nyine. Agatanga icyo adafite. Ubwo rero kuvuga ngo waje wambaraga umwenda, nabonye abantu bambara umwenda umwe basigaye bambara imyenda myinshi bakirata. Nasanze umuntu yasigaga nk'inshuro nk'eshatu agatagisenga kubera ubuzima bwahindutse. Bwabaye bwiza. Ariko reka tubwire abantu batwumva ngo Imana nta kujya mu mibare. Ntabwo Imana wayitera imibare ngo bishoboke. Ko imibare irayizi. Niyo yayigemye, niyo yiremye, niyo yigisha. Imana niyo yigisha by'ukuri.
rero navuga ko Bobo reka mbwize ukuri ugiye sasha ukagenda hano ugakora urugendo shuri rw'abantu baba bari kuri za bombori n'ahandi ntabwo waka mu gitondo wakabyutse uvuga ngo mana ndagusaba ko uyu munsi utambera ipfabusa ndagusaba ko uyu munsi nkuramo ibyo ushaka mu kanya gatoya Imana iguhaye gakoremo ibyo Imana ishaka ugiye urusororo mu rugendo shuri rukomeye rutekereza ko wakitekerezaho ntabwo wakaza ngo ufate umwanya wo kuvuga ikintu cy'iki byose kuko kuza guhangana kuza gutukana kuza kwerekana ngo nzakora iki nta n'imigambi yawe n'iyawe mu mutima wawe yego ntabwo ariyo ariko niba umukozi w'Imana hagarara mu nshingano zawe nk'umukozi w'Imana n'igihe sazanye ese uvuga ngo kuza kuvuga nka biriya n'ubusa nta mumaro w'Imana n'ubusa nta mumaro ntabwo ari wenyine kandi twavuze n'abandi bose yerega niwe tubona kuko abandi baracecetse bibabaho bacecetse ariko iyo wavuze nyine uba watwihaye mu gihe Imana iguhaye garura icyubahiro cy'Imana ntuzemere ko Imana bayivuga nabi kandi uzi ko ari nziza ntuzemere ko umuntu abeshya kandi uzi ko Imana ari nziza wowe vuga Imana aho abandi bayivuze nabi uyivuge neza kuko dufite ibihamya by'uko hari aho twabonye Imana ntabwo rero dukwiye gufata abantu umugisha Imana yaguhaye ubabaze utwaze ngo mama yanze ngo data yanze ndakubwira ngo uyu munsi ashobora kutemera cyangwa se akaza koko akanakurwanya wamubwira akanagusuzugura kuko izi ngo zose zubakiye ku bintu byinshi ariko hari umunsi umwe Imana ijya imanuka ikanga agasuzuguro utabigizemo uruhare sibyo Bobo yego uracyari umusore nunashaka haryo ndo umugabo umugabo utagira umugore ariko ndenda gusubira busore Imana ishimwe oya wenda gusubira busore ahubwo komeza ubutwari ndamukura heza narabuze se narababuze senga Imana senga Imana wari umunsi ntasenga irindire rero igihe cyawe nanjye ndatuje pe ndatuje mbiturijemo rwose ariko se wenda dusa nkaho dusoza kuri uno mugabo twinjira mu bindi birimo biravugwa hanze nka message wahamutabazi koko ntabwo ari wenyine ndi buyibi ndayiha n'abandi fatira abandi basohotse mu ngo zabo batanavuga banicecekeye nibasenga ariko bibuka bavuga ngo Mana ushoboye byose niwe wadushoboza sibyo ariko mwibabaza bino bibondo byaremwe n'Imana yabahaye umugisha yabahaye mwibabaza nasenze ibyo muri amasengesho abagore umwuka w'Imana akabarondora bakoresheje nko mu ngo zabo tugasenga Imana abagabo Imana ikabasanga Imana umunsi umwe yasanga umuntu se burako ko bibaho ese urahakanye cyangwa nuko nawe umunyamakuru ushaka kugira ngo wijijishe we ntabwo uzi ko Imana ikora oya ndabizi ko ikora akwenda tuzabigira topic y'ubutaha tuvuga uburyo isengesho rihindura ibintu ese si cyo gihe kiba kigeze ubundi none se kuki dushobora kwirata amasengesho kandi ari igihe twirata amasengesho kandi ari igihe icyo mvuze uravuze ngo hari igihe mwasenze Imana igasanga umugabo ese koko ni kubera byasengesho cyangwa yuko igihe cyari kigeze cy'Imana yabitabaje ndavuga ngo nkunda bankunda abashakana umwete bazamubona rero wishakana umwete uhangana kuko nta n'umwanya wo guhangana nuhangana mu kibazo kijemo yabwiye Mose avuga ngo Mose niho igitumye umuntu akira ubwo ngo Mose icecekere wihagararire gusa ndakwereka agakiza kanjye ngiye uteka nishaze kuvuga rero isengesho rihindura ibihe niba mbona kubwiye ngo gutwara ni ugutwarana ubwo bitarahinduka ntibarasenga ntabwo mvuze ko batari basenga nibakomeza rega Bobo ntabwo uri munyemeze ukuntu uzaza nkazigira intege nkeya ngiye Imana narayibonye mbona Imana impamukiriza umwana mbona Imana intunga mbona Imana ibana nanjye mu mfubyi ndayibona rero kuza usubiza umuntu wese wansubiza hasi ntabwo namwemerera nzi ko Imana ishoboye byose nzi ko Imana mu gitondo ubuzima bwahinduka nzi ko Imana mu gitondo wa wundi wakujije amahoro Imana yamwicaza akarambya ntihagire umuhagurutse
niyo mpamvu tubwira abantu bikirata bikiyemera nibace bugufiya. Mugabo ca bugufi mu rugo rwawe umvikane n'umugore wawe, umugore nawe ca bugufi umvikane n'umugore wajuru. Wikirata wikiyemera ko nta cyo uri kibumbano gusa. Mu gitondo Imana yakanda telekomande umwuka ugahera, ibintu bikarangira. Yo tubwiza abantu kuri yo gucumye ku ruhande yiyoroshye, n'undi nawe yiyoroshye. Ujya kumushaka ibyo byose ntabwo ari impanuka wakoze. Kuba mwabyarana 5 cyangwa 6 cyangwa 7 8 9 10 ntabwo twavuze uyu nguyu gusa, ariko turashaka kugira ngo tunace no ku kintu cyo kumuntu ashobora kuza akiyemera ukumva ko ari ubutwari. Ntabwo ari ubutwari, wa wundi wanze Yesu aramukunda. Birashoboka ko hari igihe wazagerezaho ukamwifuza. Rero mbikirata mugore ca bugufi mu rugo rwawe, uzana ibitekerezo byawe umwake abantu bamukunda. Mugabo nawe ca bugufi mu rugo rwawe. Ahubwo aya maso cyangwa se igihe kitwereka ko ari igihe umuntu adahuye n'undi. Hari igihe kigera ukumva ko ashatse Bobo ariko mudahuje, ukumva ko ashatse Mama Debora ariko mudahuje. Ejo mu gitondo umuntu yagutungura yubaha Imana, kandi niba adasa neza ejo yasa neza, niba nta n'icyo afite yamenya ejo yamenya, niba umunsi ntacyo ashoboye ejo yagishobora. Buri muntu wese rero nacire bugufi mugenzi we wubake, kuko hahirwa uzazana ibigeragezo niwe uzabona ishema. Siko kuri mutima. Yego. Ko kuri rero twibebeza abantu tubabwira ukungu urumva twiyoroshye imyorosho. No, bwira umuntu ko ejo azapfa. Niba ari umunyabwenge natekereze ko uyu munsi ariho ariko ejo atazi umunsi. Kandi mubwire ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yego. Ufite amashuri ni byiza, ayo mashuri yazana agira umumaro umugore wawe wahisemo n'abana bawe. Ibyo bitanu Imana iguhaye bizane mu bisangiye mu rugo rwawe. Fata umwanya Imana igwishingana. Reka nkugure Bobo, yewe wowe cyangwa se yewe hari igihe kimwe izakubaza abana yaguhaye cyane, sibyo? Hari igihe izakubaza wa mugabo yaguhaye, wowe niwuzuza inshingano zawe, wowe kora ibyo ukwiye gukora, ibindi byose ntabwo bikureba, sibyo? Ariko byari n'igitabo urumva ngo ntabayica Imana iyo wayubakira kubahisha Bobo, iyo wabanye nayo nturangare. Imana ijambo ravuga ngo yimura imisozi itabimenye kamurakari. Mureke niba duhamagara gukorera Imana tukundisha abantu Imana, ko kubakamura n'Imana, kuko ntabwo uri hari hasi azaza akarira ngo wakoze Imana ngo warampimukiye, urumva ngo yaransambanyije, urumva ngo yarambwega ngo ninsambane, urumva ngo yarambeshega ngo ninkore gutya. Ngo nawe umukozi w'Imana usutende ukiri imbere yawe. None hazafatane ninde uzagabura ibyera by'Imana? Isavuze ati dore mbahaye iki? Mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'ibindi bintu byose byishyira hejuru kurwanya. Yego, sibyo? Ni ijambo dukwiye kubwira abantu. Ariko twakwiyohereza ikibazo si uguhunga ikibazo ni uguhangana nacyo. Pamutsinze umusirikare ku rugamba ararwana kuvuga ati ndagwa cyangwa ndatsinda. Birabaje no ku muntu usanzwe mu buzima busanzwe umuntu ashobora guceceka, mu kazi gasanzwe, mu motari cyangwa n'abandi hose, mu buzima busanzwe muyobozi runaka ushobora kugira ikibazo ariko ntazacecetse. Biragatsindwa n'Imana kumva umukozi w'Imana uzuka avuga ngo ngiye ngo ndumva ngo ndarekarama. No, genda rekarame ku Mana yawe yaguhamagaye ikaguhuzana n'umugore wawe, ukoza kurekarama ku bantu kuko ntacyo bari kumarira. Abantu baragukwena utagaciro. Uzagere kuri wa munsi umuyobozi uvuga ngo iyo nza kubimenya. Hari ijambo niyeze gukurikirana umukozi w'Imana Masaso, Apotre Masaso yarimo arigisha ku bijyanye n'imiryango. Aravuga ngo iyi Imana yakubereye so cyangwa kandi ikakubera na sobukwe, ikuburanira utavuze. Ese abo bantu bo bari gucajagurana, ese ubundi ubwo koko Imana bababereye se bukwe na se? Baba yirukanye. Reka ntabwo Imana iba mu mwijima. Baba yirukanye. Ese Imana umuntu ashobora kunanira Imana akayirukane kagenda? Ntabwo umuntu ananiye Imana. Ntabwo yananiye Imana. Hari igihe Imana ikureba ikavuga ati reka ndebe. Ese ntari igihe ubanza umuntu avuze induru umuturanye kwitaruka nkagutabara. Bishoboka. Ikemera kugeraho gusenya. Gutese. Ariko Imana nidakunda. Ibi byose nibyo twishyiraho. Kugira tubeshyere Imana dukora amahano tukabeshyera Imana ngo tukabeshyera Imana mu ntege zacu nkeya, mu mabwa dukora, mu mafuti dukora tukabeshyera Imana. Sibyo?
njyewe nshobora nyine kamere y'umuntu ushobora gushaka nawe nkumva ndakwanze igihe cyo kukwanga nkumva kirageze nkumva singiye gushaka kako nyine amaso yanyeretse ko umuntu yenda afite imodoka ko umuntu afite utuntu nk'utwo turare nk'utwo twose kuko nakubiswe n'ubuzima bw'ejo ariko sinekeze ko ejo ubuzima bushobora guhinduka ariko Imana nta muntu yanga. Njyewe ikibazo nibariza nk'umuhanuzi wenda mbashije kuganira nawe, iyi Imana ikubwiye ngo umwana wanjye ndi kumwe nawe, wenda example reka duspose ko mvuga nk'ibintu wenda niboneye n'amaso yanjye, hari igihe yavugaga ngo ndi kumwe nawe ndabukoze, wenda ikabwira abantu ari gutegura mariage ati ibukwe ndabukoze ndi kumwe nawe, ariko ikemera ko bishobora gupfapfana cyangwa kwangirika, kandi ugasanga uwo yavuganye nayo cyane nta ruhare yabigizemo. Ese kuki byemera? Igisubizo nagusubiza nakubwira ngo ubuhanuzi bwemerwa uko busohora. Tureke no banga umuhanuzi nawe ubwawe ikazajya ikwisangira akubwira ngo ndi kumwe nawe, ako kabona bya ndi kube muri kumwe nayo. Yesu yavuze ngo ibyo ndi bitazagusha, kandi igisubizo naguha ibyanjye uwo bitazagusha. Ubwo nakongera kwizera Imana nte ko bitayizera? Kutayizera ngo urupfu rwawe no gutezera ngo kwimukira kwawe, kandi ibyo yavuze yamaranga mutima yawe, ibyo yansezeranyije nabimbwiraho ati ndi kumwe nawe itabikoze. Ibura ni nama wasanga ni namaranga mutima nawe yawe. Ikiza rero kizere njye numva twazajya twizera ibyasohoye. Buriya hahirwa uwizera ibyo umwami Imana yamubwiye ko bizajya gute bizasohora. Hari igihe nawe rero ushobora kurota kuko wabyishyizemo ukumva nibyo, sibyo? Toma rero nta kibazo yari afite. Toma yemeraga bisohoye, ariko bari na byiza ati banzu nyereke kari wowe mu kiganza koko. Kuki abahanuzi n'abavuga butumwa mutwigisha kuko kwizera kutariko, mukatwigishiriza muri rya jambo ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ko ibyiringirwa bitari byawe, kandi tukabyiringira ntibibi, kandi ntako utagize kwizera. nta jambo Imana yavuze ngo rihebe, kuko Imana itavuze ngende umugabo kubihamya. Imana yavuze igasohoza iyo yavuze. Ubwo rero tuzatwizera ibyo yakoze. Wowe Imana ijye kubwira usenge utegereze kuko n'ubundi nta deni bigufitiye. Hari igihe tujya mu cyumba mukadushyushya, iraje kabisa ukagenda ugasohoka wumva ko uri bugere hariya byasohoye. Ese ndibaza nk'umuhanuzi b'abana bari bebe spiritual cyangwa abana bo mu mwuka, iyi myigishirize tufite mu byumba cyangwa mu nsengero zo kubabwira ngo ibikoze nona yasohoka hanze akamara ukwezi akiri muri ya sitarago n'umwana mu mwuka, ni izihe nyigisho muri kwigisha aba bebe spiritual? Iyo uri umwana mu mwuka ugomba kwifashisha umuntu ukuze, kandi abakuze batubwira ko bikoretse uwo mwanya. Ntabwo ari bose ni ibyumva, ariko igihe cyose nawe ukwiye gusohoka ukavuga ngo Mana ubusego ngo ntabwo usenga Imana ikaguha igisubizo. Ushaka gusohoka uvuga ati Imana ndagusaba inshuti nzima, ndagusaba umujyanama, ugasenga Imana ikabikora. Uwo ni ukuze, uwo ni ukuze. Nyine nanjye umubajije ikibazo nanjye ndimo ndajya inama, niho nanjye ndagusubiza. Igisubizo naguha ni ko niba uri umwana mu gakiza ukwiye gushaka ukuze mu gakiza. Niyo mpamvu n'izi ngo nyinshi zirimo zisenyuka kubera kwiyemera no kwigiraho yenda no kutanamenya, ariko hari abazimazemo igihe byarashobotse, si uko batahuye n'ibigeragezo n'abandi barimo bahura nabyo, ariko hari aho babirenze, hari icyabafashije. Icyo gihe rero iyo umaze imyaka 15 cyangwa 14 mu rugo, bigusaba kujya mu bushuti n'aho undi umaze 25 cyangwa 30, uko azakwereka yuko hari aho yaciye, hari kandi hari n'ibyo hari n'ikiraro uzaba uhagazemo nawe yigeze guhagararamo, akakwereka uko ukwiye kukigendamo. Rero bishatse kuvuga ngo nawe iyo umeze kumenya agakiza byanze bikunze Imana ntigutakaza, ukwiye gusenga ukegera Imana cyane, noneho Imana ikaguha umuntu wagufasha muri bya bindi. Ariko cyane cyane ikindi kibazo mbona kiriho muri no misa none niko abantu basomerwa ijambo ry'Imana ntibisomere. Buri
ikosa umuntu utazakora mbere y'uko abantu bagusomera mbere y'uko abantu bakwigisha biriya mbere y'uko rwose wicara imbere y'umuntu nawe banza usome umwanya usome ijambo ry'Imana Mwuka w'Imana agusange rero wa muntu wamenyereye gusomerwa wa muntu wamenyereye ubuhanuzi hari igihe uzasomerwa n'umuswa nawe utagize gute utabizi igihe ubuswa bwe akagira gute akabugushyiramo rero bigusaba iki bigusaba gushishoza nawe nje muri bino bihe by'agakiza byo kuvuga ngo nacunga n'umukiza mu bugingo bwanjye ariko nanone ndareba uzafasha muri buno rugendo sibyo kubera iki kuko hari warufashe igari inyangamugayo bobo ntituze tuza kubeshya ngo iki cyananiye ariko aragishoboye hari wihanganiye inzara hari wihanganiye uwo mugore yenda mwihanganira umwaka mugerageza ku mwaka wa kabiri Imana iratabara Imana igucunga igushakamo amavuta ntabwo ushatse kuba ko igihe cyose ibintu bizagenda neza ariko usabye kubyitwaramo neza ukayirinda ukavuga ngo cyagiye narayibonye n'ubu ntaho yagiye iracyahari ndimo ndasatira nyine ngana cyane ku zindi nkuru z'abahanuzi ziri hano hanze ubu mwima zashize dorutse kubona inkuru y'umuhanuzi witwa Grace arimo aravuga ko barimo baravuga iby'ubukwe bizamo iby'umugabo biraza birarangira hazo bakoranaga wasa nk'ari ikegera yatwozaga amazi y'abapfu yari yarampaye ibuye Grace nawe ati ndahaguruka ngende nshakana mubeshyera ko yateye inda ejo bundi turongera tubona babandi baje kuri kamera babeshya ko byiringiriye bateye inda barivugurura ati ni Grace wadushutse ibyo yatwemereye niyabido yarabana muri nigeze bikurikira ibyo nakurikiye ni ibyambye mu mizi ya mbere n'abandi bavuga ko byiringiro hari abatende sinigeze ejo bundi rero bagarutse kwa Prezere baravuga ati Grace ni umugome atwigisha gusambanira mu rusengero wa mugore wavuze ko byiringiro ateye inda aravuga ngo Grace yamwigishije kugira umugabo umwe tusambana ati kibi no gusambana na benshi ese koko urabyemera ngiye ntabwo mbyemera ko sindi Imana cyane ko abantu basigaye bavuga amagambo menshi bobo sigaye mbona abarokore iyo washwanye n'umuntu intwaro ni ukuvuga ukavuga himba reka mwicira izina reka musebye abantu ntabwo bagitinya kutavuga kudasebanya sibyo rero biriya hari igihe bifata nk'ibyo kubeshya ngewe urabizi ko mu biganiro bya Grace ngewe narwanyaga nk'umukozi Imana muvuga butumwa ariko ngewe yemenye ko ufite abana ngewe nkunda abana bobo nkunda abana kuko nizo mbaraga z'ejo hazaza niyo maboko y'umuntu ngewe iyo ngira ishyaka kuko nge nabonye abavuga ko inshuro nyinshi Satani anashaka gukubitira ni mu kintu cyitwa ishako ishako iyo uzanye ku bintu byitwa ishako uvuga ngo abana bawe umuryango wawe urasenyuka rero iyo mbonye umuntu yihuse cyane guhita atekereza ko ari gushaka ni byiza ni na ngombwa ni uburenganzira bw'umuntu ariko mba mbona hari igihe ibintu ugiye gukora atari cyo gihe hari igihe umuntu abona ukabona ibyo ugiye gukora si byo byihutirwa kurenza ibindi byari bikenewe urabizi ko nari icyo kiganiro nigeze kugira bavuga ntiyabona ba mama niba koko mutandukanye n'abatware mwashatse mwe mwihanganye gato kuko byose birashoboka ubanza ugira aho ugeza abana noneho ikindi cyongeyeho ibyo kuvuga ngo byagenze gutya na gutya abarokore bagira amagambo menshi aha abaga umwuka hari ikintu cyitwa inzangano sibyo aho umwuka yicaraga akabuwate k'umwuka asigaye karagiye mu kabuwate k'ikinyoma umwuka akigendera ikinyoma kikinjiramo rero biriya ubibona akwigushekera agatuza ukuri kuza Imana kuko gusebanya hano birahari urabona ko ino mihanda mugari no mihanda umuntu bobo ye umuntu agushaka aguhimbira ikinyoma abantu ntabwo bagitinya ejo habo ntabwo bagitinya ko hari umunsi umwe ntabwo umuntu atinya kwicira ngo barimo akora icyaha bwa atari ko se none aho ngubu Imana ije cyangwa se none aho byanjye birangiye najya he umuntu asigaza akaguhimbira ikinyoma akakubeshyira icyongeyeho imbaraga z'umwijima zinjiye mu bantu ukagira ngo uracyafite umwuka wera naho umwijima wakwinjiyemo ukagira ngo uracyafite ubuntu bwakuvuyemo kubera iki nta mwanya ugifite wo gusenga kuko iyo usenga ugasoma n'ijambo ry'Imana rikajyana hariho ikintu cyitwa kwirinda rero kwirinda abantu barakurekuye barekuye ukuri rero umuntu si igitangaza ko umuntu aza akaguhimbira ariko nta nubwo byari bikwiye twongeye tubigarukemo niba ibyo bintu barabikoraga mwakwiye kubera undi fura kavuga toke buriya namaze kubona ko uyu muntu abaye umuntu ifura Imana ihagarara bobo buriya ushobora gukora amafuti n'amabwa ariko nkavuga wowe ukambera ifura ese duhishira ikinyoma
uko nako si ugushyigikira ikinyoma. hari ibintu hari icyo nshaka kuvuga ngo ushyigikira ikinyoma rega kuza uvuga n'undi nta muti undi urunguka iki none se niba uko bavuze kimwungutse munini oya none se niba bivugwa ngo tuzi ko ari umukozi w'Imana ariko yozaga amazi y'imirambo abantu ari ibuye bavunguraga nimba ari byo koko aceceke kamere y'umuntu bobo kamere y'umuntu yaguharutswe kamere y'umuntu yaguharutswe ndi umugabo guhamya bobo twavuzwe byinshi n'ubu tukivugwa n'ubu bakituvuga sibyo kandi ntabwo byatubujije kuba uwo dukwiye kuburira rero ngiye nk'umukozi w'Imana kuko ngewe nanjye igikombe nkinyweraho ntabwo ngenda nemera ibintu nk'ibyo byose bivuzwa iyo ushwanye n'umuntu niyo mpamvu dukwiye kujyana ubucuti n'Imana cyane kwezi uko twajyana ubucuti n'umuntu kuko umuntu arananiwe iyo umuntu ananiwe kamere y'umuntu inaniwe aragusebya ntatinya kugusebya ntatinya guhimba ibyo mwaganiriye kandi yenda akanabihimbamo kandi abivuge n'uko biri inkuru mwaganiriye aho mwaciye ibyo mwasangiye ntabivuga uko biri ariko mu by'ukuri kuza uvuga ngo byagenze mukina mutya ngo twakoraga iyi n'ibi ese wowe ntabwo uba wisebya ntabwo uba wisebya arimo arashyira ukuri hanze kuguma y'ikisi ari gusenyera Satani. Satani ntabwo amusenyera kuri YouTube sibyo Satani ntabwo amusenyera kuri YouTube niwe warakoze icyaha genda usanga abandi batanu n'undi hari ibanga mu kazi umukozi w'Imana ukwiye kugira ukwiye kuvuga ati umukozi w'Imana akwiye kugenda gutya na gutya bobo naguye mu cyaha bobo nashwanye gutya na gutya ariko ntabwo bikwiye kubera ahangaha ndagenda negera umutambyi abatambyi barahari abashumba babo barahari nawe nkwiye kubabwira ngo hari abashumba b'inyangamugayo bakwiye kugenda bakegera abandi bashumba bakwiye kujya kwegera bakegera abashumba hari ikindi kosa bavuga butumwa dukora ubundi ikintu cyitwa kuvuga itorero niyo mpamvu ingaruka nyinshi zikunda kuba nabonye ejo bundi hari ibintu byabaye ngo amatorero ngo ku itorero baranyanga ntabwo itorero bakwanga ukwiye kuba umwana mu rugo ntabwo ukwiye gusebya itorero ry'iwanyu ikibazo cyabaye iwanyu mu rugo uratuzi yego n'ikindi cyitwa itorero bavuga butumwa turana kuri YouTube tukireke kukizana niba usengera iwanyu mu itorero akabamo ikibazo genda usenge umwiginzi hari ikirere ukwiye kubamo ngwino hano wowe utanga inama nk'uko ubyumva utanga ibiganiro cyangwa se uvuga ijambo ry'Imana ariko attention wirenga ku murongo wo kwinjira mu itorero itorero ni ry'Imana ntabwo ari iryawe guhora n'uko Imana ntabwo ari ukwawe aho uriteranye ikindi ikintu cyitwa urugo ntabwo urugo ruzana kuri YouTube kuko niko kuri ku mutima yewe mfite mu muryango nashatsemo n'umuryango mvukamo haraba nabwiye ko ngiye kubaka ubukwe babutegura neza rero ikibazo cyanjye kigomba kurangira mu muryango ariko ntabwo ngiye ngomba kuza ngo ndagize ikibazo no ku isi yose ndakumarigisa ndabazakota abazagusenya uzasubira hasi uzagayika ni amateka ibi byose ndimo mvuga nzabisiga jyewe ariko rero bizagirira umumaro rero ikintu cyitwa itorero nk'abavuga butumwa ntabwo ushinzwe kwinjira mu itorero ngo uzuvuge ngo umva ngo ADEPR iranyanga ngo Gatolika iranyanga ngo iwacu wumva ari n'amatiku n'amanzaganya y'abavuga butumwa gira kondisiyo uvuga butumwa ngwino uvuga ijambo ry'Imana ikintu cyitwa itorero aho usengera ikintu cyitwa mu rugo ibyo bireke hanyuma ngwino uvuga ijambo ry'Imana niba ari n'inama ufite uzitange ngwino ukeneye muri kino kibuga niba wumva nta mbaraga ufite zo kugikinira ese nyine kuri umuntu mukuru kandi ushishoza unasenga nimba abo bana baraje bwa mbere ati yanteye inda bwa kabiri ati yaranshutse ngo abira 300 na telefone aho hantu wumva mukuhe kure ni namanzaganye isina natindaho bobo ntabwo batindaho icya kabiri tureke kuyatindaho guta umuntu mwakoranaga ari wowe urufunguzo rwo kugushyira hanze ndavuga iki kintu Brezil yakoranye na Grace ari nawe umumenyekanishije ariko ibibazo byose n'amafuti yose cyangwa n'ibyo bamugerekera cyangwa n'ibyo bavuga by'ukuri kuri we byose nabwo bundi birengurerwa kwa Brezil aho hantu nk'umukozi w'Imana bose bitwa ngo nabakozi b'Imana aho hantu nta kintu kihishamo icyo nanjye nakubwiye ngo ni ya kamere iharara igaharurwa sibyo ni ya kamere iharara ikagira gute igaharurwa ni bya jambo ryo mu gice cya gatatu uzajya gusengura intambara ufite
ufite inama z'ubwenge, uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge. Aho abajyanama benshi bari haba amahoro. Ubise nuvuga ngo kamere y'umuntu irahari igaharurwa, sibyo? Rero igihe cyose hari igihe ujya kureba icyo iyo uzi ubwenge cyangwa se iyo ubane iyo uzi ubwenge, reka mvuge ngo ubwenge kuko hari igihe ibintu dukora, hari igihe tubikora n'ubwenge. Wowe iyo ugiye gusembura intambara ureba impamvu y'ikintu kizabyara. Ese izi nkuru ngiye gukorana na mama Debra ko twasenganye, mama Debra ko tweretse ahantu ko turi mu bihe byo gusenga, nafashe umwanya nkajya kumukamera, nafashe umwanya tukagira byinshi tugeraho ko nyuma ya kamera ibyo mwa mwana ganira, sibyo? Wese tugiye gukora ku yihe topic, tugiye gukora ku kiye kugira ngo tukiganire. Rero igihe cyose nawe iyo uri umunyembaraga uhita uvuga atari ko si ibintu ngiye gukora, birabyara ikihe kibazo, birasenya imitima ingana iki. Guhora no kwimana ariko ejo bikazaca no ku ruhame, sibyo? Navuga ngo ni ya kamere iharara igahanwa. Niyo kibazo gikwaye wowe uzi kukuze tugatoka kamere yamarutswe reka ngiye nkomeze. Niyo mpamvu buriya Bobo sinjye ntinda ku muntu, ngo yamvuze, sinjye ntinda ku muntu kuko mbavuga ngo iki kintu kirashaka kumbira dodani yo gutuma ntageraho ushaka kubona. Mama Debra turagushimiye rero, Imana iguha umugisha cyane. Nagira ngo udusoreze udusengera. Imana yo kwizerwa no kuringirwa, umugabo w'ikirenga ufite imbaraga, ufite ubushobozi n'ubutwari urakomeye bakora. Tuguhaye icyubahiro kuko abanyina tukatugirira neza mu izina rya Yesu. Mwami Imana Kristo, ntago turi abanyabwenge cyane ariko tuzi neza ko ujya uhagarara natwe ukatugirira neza. Nyemerere ibyo tuganiriye kandi unyemerere ushyire mu magambo y'ubwenge, uzabyumva azabyumvire kandi ubane mu ruhande rusengera afite intambara n'ibibazo, abarwayi bakize mu izina rya Yesu. Icyerekezo kandi icyerekezo shisho bugufi byishe hejuru n'ibyikakaza kwita hasi imbaraga z'umwijima n'ibito byose by'umwanzi. Umwanzi amarembo yose acamo aje kurwanya bera bawe, ayo yose uyafunga mu izina rya Yesu. Dusengeye ingo, ni wowe watanze ingo, ni wowe uzubaka kandi zikubakika Mwami. Twagwamagaye ngo ngwino uzibemo kandi uzitindemo mu izina rya Yesu. Uwiteka dusengeye abagabo, dusengeye abagore, Mana reka ubashoboze kandi ubahe imbaraga. Haleluya. Ubaho umwuka wo guca bugufiya kuko Uwiteka Imana Nyiringabo, uca bugufiya Uwiteka Imana Nyiringabo. Haleluya. Uzana umugisha iyo umuntu aciye bugufiya uramuzamura. Imana ishimwe tukuvuga twarakubonye kuko ukora. Bana natwe tugirire neza, senye igihugu cyacu cy'u Rwanda tugirire neza, duhe umugisha utagabanyije kandi umugisha ugaragara mu izina ryacu hirya no hino, isi yose ubane nayo kandi wamamare Imana. Urakoze gushoboye byose mu mbaraga z'umwuka wera. Amen.